umunyabyaha, ubu si ndi umunyabyaha. Kandi icyo mpamya nizeye ni uko izina ryanjye yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryanjye ntigiye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ndi umunyabyaha. Tureba nyine nk'iryo jambo ke ruvuze ngo tuzatubwira abantu ngo dukore ibyaha twarababariwe. Ico ni ikinyoma, ico ni ikinyoma. Noneho hakaba indi nyamuhigi nyinshi. Ntibazi ubutumwa bwiza, niyo babwiye ubuntu ukanabuvuga neza. Bazaba bavuga ngo se ngo nuko nyine. Iyo babwiye twebwe ico tuzatuvuga ko tuzatuvuga ico Kristo yakoze. Kandi ico Kristo yakoze ntiyagikoze kubwe, yagikoze ku bwacu. Ico Kristo yakoze yapfiriye ibyaha. So tuvuga ngo kuba mwizeye bose ibyaha byashizeho. Aho mu bandi mwiriwe nkuko bisanzwe tugize amahirwe kandi uyu mugabo nari maze iminsi mushaka cyane naramubuze ngo tuganire. Mbere na mbere arabanza tubwire uko amazina yiwe ku batamuzi wenda kugira ngo tubwire ikiganiro kirambuye hagati yanje nawe kugira ngo tumubaze ibibazo byinshi twibaza ku bijanye nuko yiyita umunyabuntu. Aratubwira imvu n'imvano se byahereye kuki byatewe n'iki kugira ngo yitwe umunyabuntu. N'amasiko nyine abantu hano hanze twari dufite abantu benshi twibaza imvu n'imvano z'ibi bintu. Si inyigisho z'ubuntu zaje gute, zatangiye gute, yabyisanzemo gute. Izo nibyo tugiye kuganiraho kugira ngo aduhe umuco, anatubwire n'ukuntu hanze abanye n'abandi kwitwa ngo ni umunyabuntu numva asa nk'umuntu witandukanyije n'abandi mu yandi magambo. Ibyo nibyo rero dushaka ngo aduhe umuco muri ayo magambo agenda ahura hanze ahangaha, abyitwaramo gute, ubundi yabasha kubimanagingamo gute, ibintu nk'ibyo. Reka tudatinze rero reka tumusabe atwibwire ku batamuzi, abandi n'abatamuzi bawumenya. Sawa, ni karibu. Sawa. Urakoze cyane mwene data. Mbere ndagira turabanza twibwira abantu kuko mwabivuze banita Cemezo Bizima. Ndi umugabo ufite umugore umwe n'abana 4. Narakijijwe, Yesu ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Narabatuwe, narabohowe. Ndi umukiranutsi mbikesha. Ndi umukiranutsi bitavuye ku byo nkora, bivuye ku byo Kristo yankoreye. Iyo tuvuze ngo ndi umukiranutsi no kuba bivuye ku cyo Kristo yankoreye. Mbarwaho n'Imana, gukiranuka kw'Imana kutavuye ku cyo nkora, kuvuye ku cyo Kristo yankoreye. Bishingiye ku kwizera kwanyu mfite, ndi umukiranutsi 100%. Ayo niyo mahoro ngendana, uwo niwo munezero ngendana urutindi yose. Yego, waruvuze ko uri umukiranutsi biheshejwe no kwizera. Ngaha dusobanura ko kwizera uko ariko. Nkuko nari mbivuze, ndi umukiranutsi mbiheshejwe no kwizera ico Kristo yankoreye. Abakorinto ba mbere igice ca mbere, umurongo gutangira ku murongo kugira bivugamwe ibintu byiza byinshi. Noneho gutangira ku murongo wa 18 haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka no ubupfu, ariko kubahamagawe, kuri twabahamagawe n'imbaraga z'Imana. Wagera kuri 26 hakaba umuzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, kuko abanyabwenge bahamagawe atari benshi, imfura zahamagawe atari nyinshi, aboroheje abakomeye bahamagawe atari benshi. None ukomeje muri ico gice hakagera ahantu bavuga ngo kugira ngo noneho ngo Imana yatoranije abaswa bo mu isi kugira ngo ikoza isoni abakome abanyabwenge, itoranya aboroheje bo mu isi kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Amen. Noneho wagera ku murongo wa 30 hakavuga ngo kuko Imana yaduhaye kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye gukiranuka kuva ku Mana, duhindukira ubwenge buva ku Mana, aduhindukira kwezwa kuva ku Mana, aduhindukira gucungurwa kuva ku Mana, kugira ngo wirata Uwitekaga waduhaye kuba muri Kristo. Ubu neza mu kwizeraga waruvuze, ndizeye. Ubundi kwizera no kwemera. Ico nemera mu mutima wanje no mu bwenge bwanje, mpagazeho ndashidikanya ubuzima bwanje bwose, nizera kuko
imana yampaye kuba muri Kristo Yesu wampindukiye gukiranuka. Yego uravuze ngo uko kwizera niko gutuma uba muri Kristo Yesu. None nakwibaza si ese abandi babita ngo abanyabuntu ibo ntago ari abizera cyangwa se uko kwizwa kuva muri Yesu Kristo iko ntako bafite cyangwa ntibaraka guhabwa cyangwa se ntibaraka kwizera? No, urakoze cyane. Urabona hari ikintu bari mu gukoresha akavuga ngo abanyabuntu. No bavuga abanyabuntu ni mu kubena no mu biterane byinshi n'ahandi abantu bose bahuriye ntibo kwigisha batavuze ngo abanyabuntu, ngo abantu ngo bari mu kwigisha inyigisho z'inzaduka. No ngo abanyabuntu. Bene data ico dushaka ico kintu kiza kibabaza cyane. Igituma batwita abanyabuntu nuko tubwiriza ubuntu bw'Imana. Ico cyonyine gusa ngo turi abanyabuntu. Kandi hari akantu bazavugaho bakavuga ngo abanyabuntu bazavuga ngo Yesu yarabirangije. Ngo yarabirangije byose. Yesu wenyine niwe wavuze ngo birarangiye. Sitwe twabivuze. Abakavuga ngo abanyabuntu ngo izo nyigisho mwamuzana ngo zitigeze zibaho, ngo ziyazize ubunyine zinzaduka, ngo ubwo buntu mwamuzana ngo abasaza batatubwiye ngo baso. Nimba bari abasogokuru banyu babwiriza ubutumwa bwiza cyangwa batarababwiye iby'ubuntu bw'Imana ntacu bababwiye. Kubera ubuntu wabuzanye ni Yesu. Kuko ngo amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu. Kandi ico Yesu yazanye nico gikomeje kuvugwa nk'ubutumwa bwiza kugeza uyu munsi. None uravuze ngo abakera ngo inyigisho batavuze ngo niko aba bacu bandi batwita twebwe abanyabuntu niko bavuga. Ibo baravuga ngo mwebwe ngo inyigisho ngo tutumvanye bari abakera, ngo bari abasaza bose b'abapasiteri babigishaga ruguru. Nyine jewe cyane sinabashije gutarama no kubayo cyane, ariko kandi je sino navuga ngo ndibabi kuko nabo ico babwirizaga ni Kristo Yesu wabambwe. Igihe cyose yabwirijwe Yesu Kristo wabambwe n'ubuntu bw'Imana. Bibiri iravuga ngo ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana bibonetse. Ngo Imana yaradukijije idukiza ngo itabitewe n'imirimo dukora yacu gukirano, ngo idukirisha imbabazi zayo. Amen. Rero izo mbabazi zayo, izo mbabazi twagiriwe mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16 haravuga ngo mwegere intebe y'ubuntu. Urumva? Kugira ngo mubone imbabazi. Urumva? Iyo ugeze ku ntebe y'ubuntu guki ikintu ca mbere ubona ni imbabazi. Ngo gosubira ngo ukabona ubuntu bwo kugufasha mu gihe gikwiri. Bibiliya y'igiswahili zivuga ngo mupate rehema ngo na neema ya kuwasaidia wakati wa mahitaji. Urumva? No kuvuga ngo ntagihe abana b'Imana abizeye bose Yesu ntagihe batabwirije ubuntu bwiza. None urashaka nko kuvuga mu yandi magambo uko kwizera mwebwe mufite nukubera iki gutandukanye nuko ibo bafite? Yani ibo kubera iki mwe mwumva ko mwaba bari mukanabyizera nyine yani mukanabihagararaho, ariko ibo bagasa n'abapointinga bavuga ngo mwe ko kwizera mwamenye kurayobya kubwira abantu kuja mu byaha. Yani ntiko nkuko uzumva ukavuga ngo ukwizera kwaje ni ukumpamanya neza kw'ico Kristo yakoze. None ukibaza se ko kwizera ko kwabo ibo bavuga gutandukaniye he n'ukwanya? Sasa no ico kibazo mbajije kubisubiza ndagisubiza mu buryo bubiri muri A na B. Icya mbere aba bantu bavuga ngo abanyabuntu na ndetse bamwe bakaza ari abavuga butumwa bazi ubuntu bw'Imana bakabubwiriza. Hari abazi ubuntu bw'Imana icarico muri aba bose babwiriza ubutumwa bwiza. Ndetse no muri bari abasaza ba ruguru bavuga hariho abakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza n'ubu nibwo bakibwiriza. Urumva? Ariko noneho kubijanye n'abanyabuntu kandi ico kintu ngize Imana ubwo kivuga hano niyenda Imana izamfashe kigene no kubandi bantu bose. Hari abantu bababajwe no kumva ngo hari abantu badutse ngo babwira abantu ngo mugende mukora ibyaha mwarababariwe kubera ko twagiriwe ubuntu. None uwo musaza wabwirizaga iby'ubuntu bw'Imana uzi ubuntu bw'Imana neza icarico akababara akavuga atese ubuntu bw'Imana ko ari bwo budukiza, ubuntu bw'Imana bwabonetse bukiza abantu bose ibyaha. Siko bivuga. Biravuga ngo ubuntu bwose buzanira abantu agakiza bwarabonetse. Kandi bumaze kuboneka ico butwigisha nukureka ibibi, nukureka gukora ibyaha. Urumva? None uyu muntu wari usanzwe azi ukuri
yumva ngo hari abantu babwiriza, naje ubu nyine mbyumvise ngo hari abantu bavuga ngo dukora ibyaha twarababariwe, naje nubabara, urumva. Ariko noho abo ngabo izambona kuko ikibazo badufiteho, abo bantu nyine bababazwa nuko hari abantu badutse babwiriza abantu ngo nimugende mukora ibyaha mwarababariwe. Abo bantu bafite ishingiro kuko ico bavuga n'ukuri. Ntabwo aba bantu bitwa ngo abanyabuntu, nta hantu naho muzabirebe uzasakinga urebe ahantu hose, nta hantu uzabona umuntu wavuze ngo nimugende mukora ibyaha mwarababariwe. None iyo message yavuye kuki byahereye kuko kuvuga ngo mwitwe inyuma none ntararangiza. Abo bantu barahari, urumva. Abo bantu barahari, ayo makuru iyo rumaze igenda ibwira abantu ngo ibyo bihuha bigenda bibesha, nanje bazambwira kandi bakavuga gutyo ngo ko bagudeta nawe nta muntu wabivuze ngo naniko naguyumva, niko abapfurero hagazaho ngo naniko naguyumva. Ni ibinyoma 100%. Nta muntu numwe uzi uvuga ngo abantu bagenda bakora ibyaha barababariwe. Abo babyeyi bose babyumva bazi ubutumwa bwiza, bakajumva bari kure batarahura n'umunyabuntu. Je wavuga ndo umunyabuntu, ntabwo abanyabuntu tuzatubwira abantu ngo dukora ibyaha twarababariwe. Ico ni ikinyoma. None akaba indi nyamuhigi nyinshi, ntibazi ubutumwa bwiza. Niyo babwiye ubuntu kandi abuvuga neza, bazabavuga ngo se ngo nuko nyine. Iyo babwiye twebwe ico tuzatuvuga ko tuzatuvuga ico Kristo yakoze, kandi ico Kristo yakoze ntiyagikoze kubwe, yagikoze ku bwacu. Ico Kristo yakoze yapfiriye ibyaha, so tuvuga ngo kubamwizeye bose ibyaha byashizeho. Ku rugero nkanje ubu nyine ubu sindi umunyabyaha, kandi icyo mpamya nizeye nuko izina ryanje yanditse mu gitabo c'ubugingo. Izina ryanje ndigiye kwandikwa mu gitabo c'ubugingo ndi umunyabyaha. Tureba nyine ke nk'iryo jambo ke ruvuze ngo ibyaha ngo izina ryanje ubu yanditse mu gitabo c'ubugingo kubera kuko nizeye. Ubundi hari icyaha ni ibintu bibi. Icyaha ni ukutizera, urumva. Ariko iyo wizeye ntubura umunyabyaha. Bibiri iravuga ngo nta mugabane uwizera n'utizera bafite. Nta uwizera n'uwizera utizera n'uwizera ntacu bahuriyeho, urumva. Nta bantu babiri, urumva. Kubu nyine jewe nabyawe n'Imana, navutse ubwa kabiri. Ku rugero ni umufano mbandanga kandi niko kuri, urumva. Navutse ubwa kabiri, maze kuvuka ubwa kabiri. Bibiri iravuga ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha kubera kuko imbuto y'Imana iguma muri we, urumva. Iyo mbuto y'Imana iguma muri twe niyidukiza icyaha. Ikindi kintu aba bantu abanyamadini batwita ngo abanyabuntu ngo baravuga ngo abantu bakora ibyaha, urumva. Ahubwo nibo bamamaza kuko abantu bakomeze bakora ibyaha. Iyo umuntu ari mwahakana ico Kristo yakoze aba ari antikristo, urumva. Aba bose batemera ico Kristo yakoze ni ba antikristo, urumva. Twebwe ico twemera ico Kristo yakoze. Bibiri iravuga ngo umwana w'Imana yerekaniwe gukuraho ibyaha by'abari mu isi, urumva. Kristo yerekaniwe gukuraho ibyaha, urumva. Yabikuyeho arabimara, ababisigaranye gusa n'abatarabyemera. Kwizera n'ukwemera. Umuntu wese utemera ko Kristo yakuyeho ibyaha, urumva, uwo ni umunyabyaha. Kandi uwo niwe twebwe udufite. Bibiri iravuga ngo Imana imaze kutwunga ngo muri Kristo Yesu nimwe Imana yiyungiye n'abari mu isi. Ngo imaze kubikora gutyo, twebwe bamaze kungwa n'Imana dufite umurimo wo kugenda twunga abandi n'Imana. Rero abo twunga n'Imana za abantu bamaze kungwa nayo. Twebwe twunga Imana n'abantu bose ico tugenda tubwiriza abantu ni ukuvuga ngo Kristo yakuyeho ibyaha. Byemere uko ico kintu kwemera niko kwizera. Iyo wizeye kuko Yesu yakuyeho ibyaha ubarwaho gukiranuka, urumva. Rero uriya wese utemera akaguma akavuga ngo ndi umukristo, ari ikintu kiza gitangaza mwene data. Kuko kuvuga ngo ndi umukristo ngo ariko kandi ngo ndi umunyabyaha. Kaya materanira abanyamurenge bazakora service ya mu gitondo n'iya nimugoroba. Mu gitondo barateranye ngo Mana tubabarire turi abanyabyaha. Bamara bakababwira ngo twarababariwe, nabo bonyine bakaririmba ngo twarababariwe. ngo musaraba wa Yesu wamenetse amaraso yaduhuje n'Imana. Bagasaragurika bagaswetinga bakagira ibyuya, bamara mukanya kandi
yarangiza gutya ngo Mana mbabarira ngo ndi umunyabyaha. Ukibaza hari ikindi gikorwa bazakora. Okay, noneho hari ikindi bazakora kiza kimbabaza. Bazavuga ngo bakiyegereza abashitsi ngo dufite abashitsi ngo abashitsi badusuye ngo bahaguruka uyu munsi. Bagahaguruka. Ngo bakabaheza mikoro ngo bavuge iyo bavuye. Bakavuga. None barangiza ico cyose ngo muhaguruke twese ngo twegereze umushitsi ukomeye. Uko bamaze kuvuga ngo twarababariwe ngo uri muri twararo turi mu bisi bamara ngo twiyegereze umushitsi ukomeye ngo ari we ngo Imana ngo na Yesu ngo umushitsi ukomeye. None se nawe muragenda mu mushire mikoro yivuge ngo bavuya namara muvuge ngo mukanya yatangazo rya pastor azatangaza barangije none bamara basure kandi bavuga ngo abashitsi basigare tubonane none ubwo na Yesu arasigara nawe ga yiyandikishe cyangwe nimba muza mubaheza umugati mugiye gusohoka nawe mu muheza. None bivuze ko mwe hari liturgie kanisa yani ibintu bafashe gusa nk'imigenzo bimwe uzubona na amafuti yani ukabona nyine ntibihuye kuko waruvuze ngo kwigereza abantu none baze bareka kwegereza ariko ni byinshi gusa rero mwene data rekaga none maze kumva ubutumwa bwiza urumva Bibiliya iravuga ngo kuko twebwe tutahawe umwuka w'isi ahubwo twahawe umwuka uva ku Mana kandi uwo mwuka uva ku Mana ico duhishurira n'ikintu kimwe ngo nivyo twaherewe ubuntu. Urumva rero iyo wamaze uwo mwuka wamaze gutibuka muri wewe ukamenya ico twaherewe ubuntu n'Imana urumva iyo wije mu materaniro yaba bene data bavuga ngo abanyabuntu bara ngo naba uzubona kavuyo gusa mukuri guhari hari ibintu baza basengera bimwe bitakwiye gusengerwa nakavuyo gusa ibintu nakajagara nike iza bibona kuko nike Paulo yageraga uziko Paulo yageze mu Bagalatiya noneho aravuga ngo mu Bagalatiya ninde wabaroze kandi yabavuga muri abapfapfa ninde wabaroze muri ibijuju mu Kirundi ni kwazabo muri ibijuju ninde wabaroze mwebwe noneho abivugamo ikintu kimwe ciza noneho wumvega abanyabuntu ico baza bavuga ni naco nabashije kumva kandi bene data mfite ubuhanya burebure ukuntu numvisha ubutumwa bwiza noneho Paulo yabwiye Abagalatiya arababwira ati Abagalatiya b'abapfapfa ninde wabaroze ubu burozi buvugwa aha si isumu yo mu biryo mu bijumba cyangwa mu mutsima cyangwa mu isupu ni inyigisho bahuye nazo urumva aravuga ngo ese mwebwe mwari mwareretswe Kristo Yesu kuba bambwe mu maso yanyu urumva ngo ni gute kandi byagenze aravuga ngo ese ni gute ibibazo yababajije bitatu ikindi kibazo arabaza ngo ese ni gute mwatangije iby'umwuka mukaba mubiherukije iby'umubiri arongera arababaza ngo ese ngo ikorera ibitangaza muri mwe urumva ngo ikabaha umwuka ngo ese bikoreshwa nuko mukoze imirimo itegetswe n'amategeko ngo cawe nuko mwumvise mukizera urumva twebwe ico tubwiriza kimwe cyane nukubwira abantu ngo nibumve bizere bumvike kwizera tugoheshwa no kumva kumva ijambo rya Kristo. Okay, none bivuze ko mwebwe abanyabuntu sibyo hari ukundi kumva mwumvishe gutandukanye nuko abari abanyamadini aye wewe si ibintu nukumva se agute bidusobanurira rekagira nkubwira ikintu kimwe numvise gikomeye numvise ikintu citwa kunesha kwa Yesu yanesheje ico Yesu yanesheje niki yanesheje isi murishe urumva ico ikintu cya mbere mu byo numvise gukiranuka kw'Imana niki ni umwuka wa Kristo muri twe iyo umwuka wa Kristo ugeze mu muntu ico umukiza kamere urumva none mu cimbo cya kamere hakaje umwuka kandi umwuka uzuhabwa umuntu wizeye kandi umuntu wizeye ni uzunezeza Imana umuntu wa kamere ntashobora kunezeza Imana kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu wese uri mu butware bwa kamere ngo aba ari umwanzi w'Imana ngo kandi ntashobora kunezeza Imana Bibiliya ikavuga ngo utizera ngo ndiyonezeza Imana iyo wumvise ijambo rya Kristo urumva haba harimo uruhare rw'umwuka wera umwuka wera muri twe twumvira Imana Birinze bango Yesu amaze kuza akazana itegeko ry'umwuka w'ubugingo iryo tegeko ry'umwuka w'ubugingo ico ryadukijije ngo ryadukijije itegeko ry'ibyaha n'urupfu rirongera ngo ridukiza ibyo amategeko yari yarananiwe gukora kubw'integeke za kamere yacu
kandi ngo ukuntu byagenze ngo Imana yohereje umwana wayo yambara ishusho ya kamere y'ibyaha, araza aciraho ibyaha bya kamere y'iteka, amaze kubiciraho iteka arabidukiza. Bibiliya ivuga ngo amaze kubatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo, ababatuwe bwose, ngo yafashe umwuka w'umwana we. Urumva, Yesu, Imana Data yaduhaye Yesu, araza abyarwa n'umugore igihe gikwiriye kugira ngo akize abatwarwa n'amategeko. Ngo amaze kubikora gutyo, Imana yahise ifata umwuka wa Yesu w'umwana wayo, umwuka wa Yesu ngo imushira mu mitima yacu. Urumva, iyo mitima, iyo umwuka wa Yesu ageze mu mutima wawe witwa umukiranutsi. Abanyamadini n'abapasiteri ntibaza babyumva ibyo, ntibaza babyumva. Nitonde nkwereke, ntibaza babyumva, ntibaza bumva ko umwana w'umuntu wambaye umubiri n'amaraso yokira kamere. Urumva, icyo Yesu yaje kudukiza, imbaraga z'Imana zaje kutugabira ibintu byose bizana ubugingo. Ikintu cya mbere ngo byatuzaniye kamere y'Imana. Urumva, zatuzaniye kamere y'Imana. Twebwe icyo abanyabuntu tubwiriza ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana zikorera mu muntu, zikamukiza, zikamufasha. Urumva? Amen. Okay, waravuze ngo bijanye ngo n'amakuru w'amatorero, abapasiteri, biki n'ibiki. None ni irihe tandukaniro? Kubera iki batumva uko gutsindishirizwa bafite? Ese wowe kwibaza se ni amakuru make, cyangwa se no kudasoma ijambo, cyangwa babikora wenda kubw'izindi nyungu zabo utamenya, cyangwa se none garagaza uragerageza udutandukanyiriza itandukaniro ry'umunyabuntu n'umunyedini nk'uko wabashije kubivuga. Ese umunyedini ni umuntu umeze gute? Kuko already kera twamaze kumva umunyabuntu uwo ari we. None tubwire ngo umunyedini we ni umuntu ubayeho gute, imyizerere imeze gute, ibintu nk'ibyo. Umunyedini waravuze ngo ese ni umuntu umeze gute, n'umunyabuntu ni umuntu umeze gute? Reka mbagusobanurire bombi. Umunyedini ni umuntu wa kamere, kandi umuntu wa kamere ntashobora kumva iby'Imana. Tugerageze none umuntu uvuze ngo umuntu wa kamere ni umuntu umeze gute? Twe tuvuga nyine umuntu usanzwe ngo physically nk'uko kubona. None umuntu wa kamere, iyo uvuze ngo umuntu wa kamere yashatse kuvuga iki? Nari mvuze ngo umunyedini ni umuntu gusa, umuntu uraho wa kamere, umuntu wa kamere. Biri iravuga ngo umuntu wa kamere ntashobora kumva iby'Imana, ngo kuko kuri wari ubupfu. Urumva, iby'Imana ni ibihe? Ni iby'umwuka wera. Urumva, ntashobora kumva iby'umwuka kuko ari ubupfu kuri we. Mu gihe uw'Imana we ari we w'umwuka, ari we munyabuntu, iwe afite kumva iby'Imana. Urumva, kandi ukuntu yumva iby'Imana ngo afite gutekereza kwa Kristo muri we. None aho bitangirira fondasiyo, urufatiro rwabyo. Pawulo yabwiye abakorinto ageze muri bo, arababwira ngo nta kindi cyanzanye n'iwanyu, ngo naje kubabwira ngo ibya Kristo wabamba. Urumva, ngo kugira ngo kwizera kwanyu ngo kudashingira ku bwenge bwa muntu, ngo ahubwo mugire kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana. Abanyamadini ari bo ba kamere badashobora kumva iby'Imana, ari ubupfu kuri bo, ari byo by'umwuka, bafite kwizera gushingiye ku bwenge bwa muntu. Urumva, bikagenda bakagira gukiranuka bihangira. Urumva, bikagenda bakagira ni abantu b'amadoktrine, b'imihango. Urumva, noneho mu gihe twebwe abanyabuntu, abantu bagiriwe ubuntu, bafite umwuka wa Kristo, bafite gutekereza kwa Kristo, dufite kwizera gushingiye mu mbaraga z'Imana. Izo mbaraga z'Imana ni ijambo ry'umusaraba. Dufite kwizera gukomoka mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ubuvuga iby'umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Mu yandi magambo, nabageze ku musaraba. Urumva,
bavuga iby'imbaraga z'Imana. Izo mbaraga z'Imana ni iby'umusaraba wa Kristo. Ijambo ry'umusaraba nizo mbaraga z'Imana. Ijambo ni ubutumwa bwiza ni imbaraga y'Imana. Yesu wize yagakiza. Ni ukuvuga ngo ijambo imbaraga z'Imana ni umwuka. Bibiri iravuga, Paulo yabivuze neza, yaravuze ngo Imana ishimwe yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano risha, kuko tutaraba inyuguti. Twebwe ico tuvuga umwuka, tuvuga iby'isezerano risha. Isezerano risha ni umwuka. Urumva, isezerano risha ni umwuka. Hari ahantu Paulo yasobanuye iby'umugore ufite abagabo babiri. Reka mbikubwire iby'umugore ufite abagabo babiri. N'Abaroma ibice 7 gutangiriraho haravuga ngo kuko uwo mugore ngo yari afite umugabo we wa mbere ari we mategeko. Urumva, ngo ariko apfuye ku mategeko ngo ashakwa n'uwundi ngo ari we wa wundi wazutse. Urumva, twebwe twapfuye ku mategeko, ubu twashatswe n'uwundi mugabo. Uwo mugabo n'umugabo wazutse ari we Kristo. Urumva, kandi ubu nyine turi mu bubata busha. Ubwo bubata busha ni ububata bw'umwuka. Igihe bari abandi bakera bagifite wa mugabo wa mbere ari we mategeko, bari mu bubata bw'inyuguti, kandi ubwo bubata buricisha. Ariko twebwe ububata bwacu ubwitwa ububata bw'uburyo, n'ububata bw'uburyo bubiri, n'ububata bw'umwuka, n'ububata bwo gukiranuka. Abari mu bubata bwo gukiranuka, Bibiliya iravuga ngo bifitiye imbuto zabo ngo arizo kwezwa, ngo kandi amaherezo yabo ngo n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Amen. Abo nibo banyabuntu. Abanyabuntu nababwira abantu ibyo Kristo yadukoreye ku musaraba. Urakoze. Ntabwo tuvuga ngo mukore ibyaha. Turavuga ngo ibyaha Kristo yabiciriye witeka, Kristo Yesu yabimazeho. Icyo Kristo yaje kumaraho nica ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mwisi. Urakoze. None twihuse kuko iminota ndabona imaze kuba 8 myinshi. None umubano wanyu hagati y'abanyedini namwe b'abanyabuntu, ese musengera hamwe bimeze gute? Cyangwa se iyo mwumvise yani gerageza utubwire umubano hagati yanyu n'abanyedini mubanye gute? Yani mubanye gute mu yandi magana? Umubano wacu ntumeze neza. Umubano wacu ntumeze neza. Ukuntu utameze neza ni gute? Reka ngira nkubwire, umubano wacu hagati y'abanyamadini n'abanyabuntu, uwo mubano urawusanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 16. Haravuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Ngo kuko iby'umwuka yanga nibyo kamere ishaka. Urumva, ibyo byombi ngo kuko bibanye bidahabana. Umwuka ntiwobana na kamere. Urumva, ntibiza bibana neza. Niyo mpamvu muhorana baravuga bahaguruka bakavuga ibya kamere. Twebwe abanyamwuka ntitwishime. Urumva, noneho twavuga iby'umwuka bakababara. Ukamubona umugabo agize urumeza arababaye. Ariko Imana ishimwe ikagira nkubwire, nubwo twebwe tugenda twambaye umubiri, Yesu Paulo yabivuze neza ngo intwaro zacu sinkiza abantu. Urumva, nubwo tugenda twambaye umubiri, intwaro zacu sinkiza abantu. Ngo imbere y'Imana zifite imbaraga zo gukubita hasi ibihome no gusenya. Kandi ibyo bihome ni biki? Ni impaka. Ngo dufata mpiri izo mpaka. Urumva, tukabifata mpiri, tukabikubita hasi, tukabisenya. Twamara ngo tukabigomorera Kristo. Tuzana ibitekerezo, twebwe niwo murimo dufite. Nukugira ngo biriya bitekerezo byose tubifate mpiri, nitumara tubigomorere Kristo. Urumva? Kandi iyo tugeze ahantu, reka ngira nkubwire iki kintu mwene data, iyo tugeze ahantu tuba impumuro y'uburyo bubiri. Banabyumve bene data, abantu benshi babyumve. Iyo umunyabuntu ageze ahantu bakamuha umwanya ngo abwirize, aba ari impumuro hagati y'abakira n'abarimbuka. Ngo aba ari impumuro hagati y'abakira n'abarimbuka. Kubarimbuka ngo turi impumuriza n'urupfu, ariko kubakira turi impumuriza n'ubugingo. Urumva, ku muntu wese ukizwa turi impumuriza n'ubugingo, ariko kuri bariya batumva turi impumuriza n'urupfu. Urumva, Bibiliya iravuga ngo nyuma y'ibi byose ngo hari umunsi w'umwijima, kandi uwo munsi w'umwijima ni umunsi w'urubanza. Kandi urwo rubanza twebwe nta rubanza dufite, abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwaho. Urumva, Bibiliya iravuga ngo se ninde uzarega intore z'Imana? Ngo se n'Imana ari izi zitsindishiriza? Ngo se ni Kristo Yesu
ngo kandi yarazipfiriye akazizukira. Kristo Yesu yaradupfiriye aratuzukira, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. No Bibiliya ikavuga ngo urunigo rubanza ngo nuko umuco waje mu isi abantu bagakunda umwijima. Rero itwebwe ibyo tuvuga iby'umuco, urumva ukuntu yadukuye mu butware bw'umwijima akatujana mu bwami. Njewe uko numvishe mupfa ibintu byinshi, mupfa ngo ntimwihega, ngo ntimwirega, ngo ntimwitunganya, yani bya bindi bizakera ngo uzo guca ku ndaraza. Ico ni ikintu cya mbere mupfa nabo. Icya kabiri, izo ni comment nagiye nzumva, ni kiriya cya mbere twatangiye cyo kwita abakiranutsi naco ngo muza mugifa cyane. None kibazeho uko gukiranuka kwabo kutabahesha cyangwa uko kwizera kwabo kutabahesha kuba abana b'Imana se, cyangwa se ngo kubagira abakiranutsi bo bimeze gute? Icya kabiri mupfa ngo ntimwemera ngo n'amashimwe, ngo Imana ngo yankoreye iki ngiki, ngo navyo ntimuvyemera. Ni icya gatatu mugapfa amaturo ngo n'ibyacumi. Ibyo bintu ni ukuri cyangwa nyine ni ibihuha, nyine niko bagenda bababeshera, bimeze bite? Ni unibukije ikintu Yesu yavuze. Yesu yaravuze ngo nibabanga muzanezerwe, urumva, kandi ngo muzamenye ko arije babanje kwanga. Igihe Yesu yari mu isi yari umunyabuntu, noneho abantu banamugambaniye n'abantu bamubambye, usibye kuko ni naco cari caramuzanye, nibwo bwari ubushake bw'Imana ko abamba. Ariko ibo bari bazi kuko barakorera Imana babamba Yesu, urumva. Ariko baba bavuga ngo mu byo bamuzizaga, urumva, n'ubuntu, nta kindi bamuzizaga n'ubuntu. Noneho kuri ibyo warumbajije ngo aba bacu ngo ibyo dutandukaniyeho ni byinshi, ngo ibyo tutumvikanaho ni byinshi, ngo twebwe twanga muri ibyo tuvuga, urumva. Aba bapasteri cyane ni nabo bagira ikibazo n'abakristo cyane nkabo, ni nabo bazaba bari no mu guma kuba twangisha mu kuri guhari ikintu ugomba kumenya cyo. Nta munyabuntu numwe uzi uvuga ngo abantu bakora ibyaha ngo kuko twagiriwe ubu. Ndavuga ikibazo kijanye ngo no guca kwindaraza, ngo ibikini bisi ngo ntimwabikuyeho, ngo mwe ntimuvyemera, ese abantu ntibakazirege cyangwa ntibakazihana ibyaha byabo. Ibyo ngibyo saze ibyo ngibyo nta tubyemera kandi tunabyemera. Twabona kwihana si ukuvuga ngo Mana mbabarira buri munsi, ngo Mana mbabarira. Kwihana ni uguhinduka. Ntaho muri Bibiliya handitse ngo nimwihane ibyaha byanyu, haranditswe ngo nimwihane kugira ngo ibyaha byanyu bibone kubabarirwa, urumva. Ni ukuvuga ngo kwihana ni uguhinduka, nimuhinduke. Yohana yaje avuga ngo nimuhinduke, Yesu atangira ngo nimuhinduke. Mu yandi magambo guhinduka, uhindukire rimwe, urumva. Ku rugero nk'ubu nyine, urabona nk'umuhungu akorwa rimwe akaba umuhungu. Ntabwo buri munsi baza ngo ko baramugira umuhungu, urumva. Igikorwa Yesu yakoze yagikoze rimwe gusa, kandi ico mumenye ko ari naco caha. Icyaha Bibiliya iravuga ngo nimukora ibyaha ngo mwaramaze kumenya ukuri, nta kindi gitambo gihari kugira ngo abantu babarirwe, urumva. Ico Yesu yakoze yagikoze rimwe, urumva. Nimba wihane rimwe, urumva, wihane rimwe, uhinduke rimwe. Ikijanye n'amashimwe twebwe nico tuvuga, ahubwo mu isezerano risha ni isezerano ryo gushima. Ubundi isezerano risha isezerano risha ni umurage, ni heritage. Isezerano risha ni umurage, urumva. Tihoba ufite umurage so yaragusigiye ibintu byose ngo reke gushima, uhora mu mashimwe, uhora userebure. Twebwe duhora mu mashimwe, urumva. Gushima turabyemera, kandi bagenda abantu bose bazoza bashima. Gushima nibyo dusabwa, ni nabyo bikenewe. Iwe ndigitandukanye iyo bashima ngo nashimye ko ngo nshimye Imana, ngo muza muvuga ko ngo uzo mwanga, ngo nuko ngo haguruka ngo akavuga ngo nshimye Imana, ngo nubatse inzu, ngo nshimye Imana, ngo nari ndwaye ngo ndakira, ngo nshimye Imana. Yani ibintu nyine byo ubona nyine bita mu byangiriki, yani ibyo ntabwo tujanga, ibyo ntabwo abazoza bashima. Ariko ikibanze mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa biriya bindi ni inyongera,
urumva ntiwoza ngo utinde ku kajumba kamwe bakongereye waguze indobo ugatanga ifaranga urumva Yesu yatuguriye byose aduha ubugingo ibi bindi ni inyongera kandi izo nyongera tuzisangiye n'abatizeye ibyo ndibyo bamashimwe ngo tubitindeho ishimwe rinini nico Imana yadukoreye muri Kristo ngo kubera iki mudatanga ibya 10 n'amata icya 10 ntabwo tugitanga ntabwo tuzagitanga kuko icya 10 kandi urekegira ngo ubwire mwene data aba pastor benshi babwiriza icya 10 bakavuga ngo umuntu wese udatanga icya 10 ngo afitanye urubanza n'Imana ico ni ikinyoma cyambaye ubusa arakwica none cyambaye ubusa kitamba n'ikirato kidafite n'akabutura ni ikinyoma cyambaye ubusa umuntu ufitanye urubanza n'Imana urubanza ni rumwe nuko umuco waje mu isi abantu dore nivuga rero mufana bo niyo mpamvu babita abanyabuntu kuko dore ikindi ejo bundi hari umugabo yaraje igihe yovuze ubuntu aravuga ngo Paulo ngo ico yavugaga n'ubuntu abugerewe sinamenye ukuntu avuze icya 10 sasa icya 10 nico baboneramwo kandi kiba muri Bibiliya kiranditswe ngo muri Maraki 3 none se ibiba muri Bibiliya byose tugomba kubikora none se muri Bibiliya habamwe gutanga kugira ngo babarirwe ufate umwana ujana inuma ubu nyine twaba tukijana inuma niyo mpamvu ituma mucanga yasi byacu none se ubu nyine benerewe ni bande uravuze ngo birahabwaga benerewe barabatambyi icya 10 cahabwaga benerewe urumva kandi bo nta mugabane bari bafite mu gihugu ubu nyine abapasiteri dufite bafite parcelle sindiyo nibo batambye ariko bafite parcelle bafite parcelle barakodesheje abandi urumva abandi bafite akazi barahembwa umurewi we ibyo ntabyo yagiraga urumva umurewi yarabeshejweho n'icya 10 urumva umurewi noneho nabo mu nzu yarone ni nabo barabatambye yega barewi bose siko abatambye nabo mu nzu cyane yarone urumva abandi bo gusa barabuguhuza kandi yewe bari abantu bagiraga akazi bari kugira ngo umuntu gusa avuge ngo Mana mbabarira nuko bakubagiraga ikintu ibirirwaga babaga bari baraguwe ariko Yesu yaje abikuraho kandi kindi wibuke bw'igihe cyabo paziya yari ihari twebwe nta paziya ubu nyine twageze ahera niho twirirwa urumva hariya mu rusengero tuje hariya ku gatuti hari umuntu utemerewe kuhagera okay noneho reka tuvuye kuri iyo nani wemerewe kugera hariya ku gatuti niwe wari wemerewe guhabwa ishacu ubu nyine ni tutazohagera abaririmbyi bose cyo muzamwirirwa dusirimba iyo umuntu ari kuva mu kabara asirimba kamayirukana harya imbere wo kwirukansa ukaje rero uvuye mu kabari basiga banakana n'abagore babandi hariho n'amategeko avuga ngo umeze gutya na gutya ntakaje uretse nahera hahera ntakaje nariya ku ihema ry'ibonaniro no kugera hanze gusa yajya guce ku rusengero gutya hari abantu batari babyemerewe urumva noneho icya 10 imigisha twebwe Bibiliya iravuga ngo muri Kristo Yesu nimwe Imana yaduhariye imigisha yose aba Efeso 1:3 haravuga ngo muri Kristo Imana ishimwe se umwami wacu Yesu Kristo yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose yo mu mwuka yo mu ijuru yo mu buryo bwo mu mwuka urumva kandi rekagira nkubwire hari package irimo ibintu byose iyo ufite agakiza ubu ufite byose urumva ibyo bindi birwa bongera iyo urabona iyo abantu bongera kujo Kristo yakoze abo bantu nuko ari igihe cy'imbabazi igihe cy'ubuntu bopfuye ngurya mugabo wa munsi isanduku ry'Imana ryari rigarutse tuzi ko ari umugabo umwe wapfuye wa mugabo niki cyamwishe yashakaga kuramira ngo gufasha Imana we abantu birinde batazapfa nguriya mugabo none se uzi ko ari abantu bamwe bazavuga ngo dushigikira umurimo w'Imana nta muntu ushigikira Yesu muco yakoze iyo ushigikiye umurimo w'Imana buri antikristo okay ako nako bokagiraga ibintu kera uzavuge ngo reka nshima Imana reka kuko Imana yangiriye neza ndi umwana wo mu bwami reka Yesu yaranabivuze yarababwiye ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe muza muvuga ko muri abakozi b'imbura mu maro siko yavuze abakozi b'ibaze umukozi w'imbura mu maro mu bwami bw'Imana ntabwo tuzaje kubw'ibihembo urumva tuzaje kubw'ubuntu kandi tuzaje kubw'impano y'Imana yaduhaye ari bwo bugingo buhoraho urumva nukuvuga ngo ibyo dupfa na bene da aba bandi ibyo dupfa nta kindi naba kamere twebwe tukaba mu mwuka murakoze okay noneho tanga conclusion uvuge wenda utanga umuco
ugira icyo wabwira abantu w'isi ngo ni abanyamadini, ubahe mesaje yawe ya nyuma, ubabwire ko ntaco mupfa, cyangwa se niba ari ico mupfa nyine ugerageze nyine gutanga umuco ku byo bavugaho, tumubwiriza abantu gukora ibyaha biki n'ibiki, biriya nyine byose uzabumva amakomantere bagenda bavugaho umwe bw'abanyabuntu. So ni iyihe mesaje rero waha abana abo bantu bagenda bavuga gutyo, se barabasubiza ibintu nk'ibyo nyine kugira ngo tugana ku musozo? icyo dupfa usibye ko hari icyo nakubwiye, hari abantu bamwe bazi kuri kubuntu bw'Imana, abo ngabo ntacu, abo turi bamwe nabo, urumva bashobora gusa kuba barumvise amakuru avuga ngo hari abantu ngo babwiriza abantu ngo bakora ibyaha barababariwe. Icyo ni ikinyoma baza batubeshera, nta hantu na hamwe turabivuga. Icyo tuvuga nico Kristo yakoze agikora ku bwacu kugira ngo tubabarirwe ibyaha, nico tuvuga, ari nabwo butumwa bwiza. Urumva n'aba bandi batabyumva, icyo dupfa ni kimwe, n'abantu ba kamere, twe tukababa umwuka. Urumva, kandi umuntu wa kamere ni ukumugirira imbabazi no kumusengera. Twebwe turabasengera kugira ngo Imana Data ibumvishe, kuko kumva ubutumwa bwiza biva ku Mana. Imana niyo izi bitanga, Imana niyo izihishurira umuntu, ikamuhishurira Kristo twahawe. Twebwe gusa umurimo wacu ni ukuvuga, kwemeza ni ukw'Imana. Umwuka wera niwe wubemeza, kandi ngo umwuka wera icyo azakora ngo azayemeza abantu iby'icyaha. Urumva, nawe icyo ikintu baza bagenda norangirizaho, ndavuga ibintu bibiri ndangize. Abavuga ngo abanyabuntu babwiriza abantu ngo bakora ibyaha, icyo ni ikinyoma, ni ikinyoma. Nta munyabuntu uzivuga ngo abantu bakora ibyaha. Twebwe tuvuga ngo Kristo Yesu yakuyeho ibyaha ku bamwizeye. Umuntu wese utaramwizera ni umunyabyaha. Uwo nguwo dufite umurimo wo kumwunga n'Imana. Imana nimugirira neza nawe azaba umwe natwe. Ikindi cya kabiri, twebwe turababwiriza b'isezerano risha. Isezerano risha ni umwuka. Urumva, isezerano risha ni ubuntu bw'Imana twagiriwe. Isezerano risha ni amaraso ya Kristo Yesu yamenwe ku bwa benshi kugira ngo babarirwe ibyaha. Isezerano risha ni ukuri. Nimumenye ukuri, ukuri kuzababatura. Urumva, icyo tuba dushaka ni uko abantu bamenya ukuri, kandi ubwo bubata abantu barimo ni ibyaha. Urumva, Yesu yabwiye abayuda bamwemeye ngo nimumenye ukuri kuzababatura. Baramubaza ngo ese ko ntagiye twigeze tuba imbata y'umuntu? Arababwira ngo umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'ibyaha. Urumva, twebwe icyo tubwiriza abantu ni uko abantu bamenya ukuri, ni uko abantu Bibiliya iravuga ngo abahamya ni batatu: amazi, amaraso n'umwuka. Ibyo byose ko ari bitatu ni Yesu. Amazi ni ijambo ry'Imana, icyo rihamya ni uko twababariwe. Amaraso yamenwe ku bwa benshi kugira ngo babarirwe ibyaha. Umwuka wera niwe mugabo uduhamiriza kuko twababariwe, kandi ngo kuko igitambo